ugasanga umuntu ategereje igishoro adateze no kuzabona, nyamara hari amafaranga makeya afite yabyazamo igishoro. Umucunguzi wanjye ariho, ntabwo nziheba. Turabashuhuje aho muri hose, aho mutureba muri hose. Imana y'umugisha, turabakunda cyane kandi namwe tuzi ko mudukunda, biragaragara kuko mudushyigikira, turabona ko mudukurikira. Rero Imana ikomeze kubagirira neza, twifurije ibihe byiza, biteka komeza kubana namwe. Ndi Fulgence Mutabaruka, dukunda kubana kuri iyi chaîne. Reka dusenge Imana. Ndagushima Imana igira neza kuduhaye umwanya nk'uyu ngo tuganire, twemerere ubane natwe, tuguhaye ikaze, tubigikoresho uvugane n'abatwumva mu izina rya Yesu. Twemberagaza umwuka wera zibane natwe. Zaburi yavuga ngo wigisha agabane n'uwigishwa. Reka mwami Imana nk'uko batugira umugisha natwe tukugira umugisha, kandi nk'uko tubigisha natwe tubane twigishwe nawe, tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana y'umugisha, ndabakunda, nongere bivuge. Yego nabyo ni byiza, ubundi hari umuntu ushobora no kumara n'umwaka nta muntu ubwira ngo ndagukunda, ko ngenda kubwira ngo ndagukunda kandi nta buryarya, ndabakunda. Turashimira abantu bagiye bakomeza gukora subscribe kuri chaîne yacu, kandi tubusaba n'abandi gukomeza kuyikora kugira ngo dushyigikire, bashyigikire ivugabutumwa dukora. Tumaze hari nk'akangahe dushyira ibiganiro wenda bitari by'ivugabutumwa ryimbitse, ahubwo ari ivugabutumwa mu bundi buryo. Tumaze bitusa nkaho tuvuga ku buzima busanzwe, ariko atari uko twabuze inganzo cyangwa se twashomokotse wenda nk'umuntu wabyibaza, ariko uko nabyo biba bikwiriye. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bintu wakora kugira ngo utere imbere. Ibintu wakora kugira ngo utere imbere. Abantu benshi bibaza byinshi, bamwe bakubwira ko kugira ngo umuntu atere imbere ari uko asenga cyane. Ndi kuvugana n'abarokore, bamwe bakumva ko kugira ngo utere imbere uko wajya Akanyaru kamara iminsi 8 mu ishyamba. Abandi bakumva yuko kugira ngo utere imbere uko wagenda ukikinyira mu cyumba kamara iminsi 5 usenga Imana isaba amafaranga. Bamwe nuko bagitekereza abarokore bamwe na bamwe. Kuko hari ikintu nagiye mbona mu nsengero, hari amakosa twagiye dukora twebwe nk'abigisha b'ijambo ry'Imana. Abakristo baza batugana, buriya abantu benshi, nigeze kubabwira yuko hafi nka 80% z'abanyarwanda bose ni abakristo bahora mu nsengero, ariko bose iyo bigishwa baba bigishwa uburyo Yesu azaza, abandi bakigishwa uburyo isi izahinduka paradizo, nuko abandi bakigishwa uburyo nyine Yesu azagaruka, abandi bakigishwa uburyo Yesu azabagororera, abandi bakigishwa uburyo Imana ije kubaha visa bakagera muri Amerika, abandi bakigishwa bagenda bishwe nyine mu buryo butandukanye. Ariko ntabwo tujya dufata umwanya ngo twigishe abantu ibyo mu buzima busanzwe. Tujya dufata umwanya ngo tubyigishe ababikora bo cyangwa babitangiye, abantu bafite iyo mitekerereze bakomereza aho ngaho. Ariko benshi muri bo y'abakristo baje badusanga, usanga ibyo tuba tubabwira ni no kubabwira inyisho za Gifeso nyine ziri aho ngaho, tubabwira uburyo bakoma gutinya cyane igisa nacyo, ntugasambane, ntukibe, yewe wirinde icyaha, winde kubwira nawe mwene so, usanyira mwene so ibyo ufite. Ayo ugabona umuntu igihe cyose, umuntu n'umukene, mwavuga ashira, undi ugataha, undi agashira, ugasanga umuntu ahorana ubukene. Ku bwanjye ntekereza yuko twakagiye dufata n'igihe kuko tubaganira ijambo ry'Imana, tukadufata nk'igihe tukicara tukaganira, tukabigisha ibyabateza imbere, Wenda ntekereza ko hari babigiye babitangira, n'abatabitangira muzabikomereze. Wenda Imana idufasha, covid ikarangira tugasubira mu nsengero, kuko urebye muri isi umuntu haba igihe kinini cyane. Yego wenda mu ijuru umuntu azaha igihe ubuzima bwose, ubuzima butagira iherezo, ariko muri isi umuntu afata igihe, kuko muri isi hariho umuntu afata igihe. Rero umuntu akwiye kwigishwa n'uburyo agomba kuhaba, kuko umuntu iyo tuvuye mu rusengero dusubira mu isi,
dusubira mu buzima busanzwe. Ese dusubira mu buzima busanzwe turaho dute, turarya dute, turitwara dute? Ko twigishije ko umwami Imana izadutabara, tukaba twigishijwe yuko Imana izazana visa tukagenda muri Amerika, tukaba twigishijwe yuko Imana izaduha urubyaro, tukaba twigishijwe yuko Imana igiye kuduha inzu, tukaba twigishijwe yuko Imana ivana umuntu mu bukode. Nibyo twigishijwe. Ubwo haba haje mu bwo mutamana amavuta ngo abakristo batamina mina bata umuntu yigishije. Nibyo twiberaho. Niyo mpamvu uzasanga umubare mwinshi w'abo barokora, uzasanga benshi abari abakene, kandi benshi muri bo barize bafite iki kuko aho bamara umwanya munini cyane ni ku birenge by'abashumba, ni ku birenge by'abavuga butumwa batwebwe. Ariko ibyo tubaha tubahereza iby'ibijyanye n'ubwami bw'Imana, ibyo twavanye muri Bibiliya gusa wenda nuko tutabivanamo byose, kuko biriya byose n'ibyo tuvuga nta na kimwe kitari muri Bibiliya. Bibiliya wavanamo ibyo wakwigisha umuntu akiteza imbere, akivana mu bukene ubivanye muri Bibiliya. Wakwigisha umuntu ko mu buzima bayeho bugahinduka, byose birimo. Ariko ikibazo nabwiye ko n'umuvuga butumwa, iyo duhagaze imbere y'abantu hari umuco mubi twanduye. Dukunda ko tubwiriza abantu bakadukomera bashyi batamina amavuta akamanuka. Iyo atamanutse nyine ubona ko abantu batumvise. Niyo mitekerereze abantu duhoramo. Ariko ibyo bintu bigomba guhinduka. Tuzirikane yuko umuntu afata igihe muri iyi si. Afata igihe muri iyi si, tugomba kumwigisha rwose akazahava neza. Rero ndashaka ko tuganira nk'uko nababwiye, tukaganira kuri ibi bintu, tukamubwira kuri ibi bintu nashatse ko tuganiraho umuntu yakora kugira ngo atere imbere. Ikintu cya mbere ni ugukora cyane. Ikintu cya mbere ni ugukora cyane rwose. Ubundi umuntu wakubwira ngo uzatera imbere utakoze yaba akubeshye. Umuntu wakubwira ko uzabyuka saa 3 ujya ku kazi ugataha saa 9 akubwira ngo uzatera imbere, uwo muntu azaba akubeshye. Ntabwo azakubwira ukuri. Igihe cyose iyo ukeneye ko uzatera imbere ukora cyane, utekereza cyane, uratutubikana niko reka mvuge gutyo. Burya ibyo ni ibintu Imana yabwiye Adamu na Eva bari bamaze gukora icyaha. N'imwe hose nibo bayituzaniye. Yabwiye ngo wa mugabo gututubikana kuri kuza guhesha umutsima. Mwene magambo kugira ngo abana bazige umugabo gututubikana, kugira ngo ube mu buzima bwiza. Mu rugo nta kintu kimwe ukeneye wifuza bitewe n'ubwo ukeneye byose ubibona, biragusaba gututubikana cyane. Rero ikintu cya mbere ni ugukora cyane. Muri Imana ikaguha umugisha. Ntabwo nabwira Imana izazanumishije ukunagire utakoze. Icya mbere ni ugukora cyane. Ndimo nihuta. Ikintu cya kabiri ni ukugira ubunyangamugayo. Kugira ubunyangamugayo mu byo ukora, ukagira ubwizerwe. Ukagira ubunyangamugayo, ukagira ukuri mu byo ukora. Imirimo ukora ugerageza kugira ubunyangamugayo. Niba ukora business yikora mu bunyangamugayo. Abantu bakwizere, nawe ugira abo wizera, kandi abantu bakubona ubunyangamugayo, ugira ukuri muri wowe. Icyo ni icya kabiri. Ikintu cya gatatu, ndimo ndihuta, ndashaka ko tugakora ikiganiro gito uyu munsi. Icya gatatu cyagufasha kugira ngo utere imbere ni ukwihuza n'abakurusha ubumenyi. Kwihuza n'abakurusha ubumenyi, kwihuza n'abakurusha uburambe cyangwa se experience mu byo wifuza gukora. Yes, kwihuza n'abakurusha ubumenyi. Urugero, niba ushaka gutwara igare, niba ushaka gutwara moto, ushaka gutwara moto watwaraga igare, ntabwo uzagenda ngo bature moto. Biragusaba kuzashaka umumotari ukamwigiraho inshuti ukavuga uti ubundi moto bayitwara bate, ibyangombwa bivana hehe, bigenda bite, umuntu ayikodesha ngahe, yishyura ngahe ku munsi, yunguka ngahe. Nugira nk'abantu nka batatu wagiye uvanaho inama zitandukanye, uzahita utekereza icyo ugomba gukora.
niba usanzwe ucuruza kantine, ntabwo ushobora kuzajya gucuruza ikizi, ntabwo ushobora kuzajya gucuruza botike. Ugomba kugira inshuti zicuruza botike, ujye mu kintu ufite amakuru. Kubenshi bajya bakora ibintu bitewe n'uko babikoze bahubutse, bakabikora nabi, bagera hagati bigafeiringa, kuko yinjiye mu bintu atabanje kumenya, abanze yiga isoko neza. So bizagusaba kugira ngo niba ucuruza kantine ujye gucuruza botike, banza ugire inshuti nka zinga nk'eshatu ucuruza botike, baze runaka tubone imeze bite mugiye gucuruza botike, ahera kuki, akubwira ati bo agomba guhera ku muceri, acuruza isukari nibi, aguhereza inama. Ugomba kwihuza n'abakurusha ubumenyi mu byo wifuza gukora, kandi uwo muntu nta umwe rimwe na rimwe, uko bagira benshi birushaho kuba byiza, kuko ugenda bavana experience zitandukanye. Hanyuma icyo gihe nugira abantu nk'abo ngabo bizagufasha. Ikintu cya kane cyagufasha kugira ngo utere imbere ni ukwigirira icyizere. Burya abantu benshi ntabwo bigirira icyizere, abantu benshi ntabwo bigirira icyizere, bavuga ati kwisi ibintu sinabishobora ngewe ntibyakunda. Abantu benshi bafite niba navuga ni nk'umudayimoni w'ubunebwe bo mu bwonko, ntibyashoboka ntibyakunda, runaka arabikoze arahomba, runaka arabikora biranga, yewe ntibyakunda. Ugasanga umuntu ahora muri ubwo buzima. Ariko ugomba kwigirira icyizere. Abantu benshi ntibigirira icyizere kuko arifata agatangira akisubiza mu mateka, akavuga ati mbo ngewe kwa runaka se ukomoka i runaka, ibi nabikora bikemera, ibi nabikora bigakunda, nkanjye utarize, nkanjye udafite ubumenyi muri ibi bintu, ugakomeza wipfobya. Ari ugomba kwigirira icyizere wowe ubwawe, buri bintu byose byashoboka. Kugira ngo bishoboke ni wowe ubwawe ubyemera ko bishoboka, kuko ibintu byose ni wowe ubyica. Nibishyiramo ko bizashoboka bizashoboka, ugomba kubanza ukigirira icyizere, utirebeye mu mateka, uterebye wowe nkawe wowe ubwawe. Ko nureba nkawe wowe ubwawe, ukareba amashuri wize, ukareba ibyo ushoboye gukora, none uzakomeza wisubiza hasi, nta kimwe wageraho. Ariko kugira ngo utere imbere ugomba kwigirira icyizere ubwawe, ukumva ko bishoboka. Numva ko bishoboka n'ubundi uzakomeza uhangane, kuko iyo umuntu agira ngo ugire icyo ageraho, agira ngo utembe ntabwo ibintu byizana biraharanirwa, birarwanirwa. Niba ushaka gutereza, hari bizagusaba kuryama gake utekereze cyane, uzabuza gusinzira gake utekereze cyane, ukore cyane. Ikindi kintu cyagufasha kugira ngo utere imbere ni ukudacika intege. Hari igihe umuntu akora ibintu yageraga atakabona rero biragenda bifeyiringa, hari abantu ahita agira icyo akaba bivuyemo, ati mbo ndabona bitari kugenda muri iyi minsi, wapi, akabahubutsemo. Ayamaze mu kwezi kumwe akabihutsemo. Reka mbaho urugero, umuntu yatangiye wenda gucuruza, yatangiye gucuruza inkweto, akamara ukwezi kumwe inkweto abakiriya ntibaraboneka, akavuga ati mbo ndabona business nagiyemo, akabahubutsemo, akajya gucuruza imyenda agacuruza, yamara amezi abiri akabona ntabwo ari kunguka kurusha, akaba bihubutsemo. Akajya gucuruza imikandara cyangwa amasaha. N'urugero ni kuba uwo muntu afite icyo bita guhuzagurika. Ntabwo watangira business ukwezi kumwe ngo utangire aninge nk'uko n'abandi umuntu muturanye bimanye imyaka 8 uko bimeze. Fate n'umuntu umukorana akorera ahantu afite nk'iseta amaze imyaka 5 cyangwa 15, ntabwo mwakora kimwe. Wewe ushobora kuzakora igihe kazajya ukanamucaho, ariko ntabwo waza amezi abiri ngo utangire uce ko usanze. Ibyo bigatuma umuntu ko yinjiye mu kintu abuze icyo bita kwihangana no gutegereza, ahise ahubutsemo ngo ngiye Imana yambwiye ngo izamumugisha, yambwiye ko izankomeza, yewe ngo tuzamitwe ntituzabimirizo, tuzabimere tuzabinyuma, umuntu akahutse baragiye. Ariko ugasanga umuntu rimwe na rimwe arahombye, arahiye kandi yizize, kuko ntabwo yagize ikintu bita gutegereza cyangwa se kwihangana, ntacike intege.
ikindi kintu cyagufasha kugira ngo utere imbere ni ukumva yuko igishoro nta gishoro kinini kibaho. Abantu benshi bananiwe gutera imbere bitewe n'uko bica bavuga ngo ntegereje igishoro, ntegereje igishoro. Ugasanga umuntu ategereje igishoro adateze no kuzabona, nyamara hari amafaranga makeya afite yabyazamo igishoro. Reka mubwire ikintu gitangaje. Buno umuntu umwe ashobora gutangiza kapito ya miliyari 5, undi ashobora gutangiza kapito ya miliyari 1, undi ashobora gutangiza kapito ya miliyoni, undi ashobora gutangiza kapito y'ibihumbi 500, undi ashobora gutangiza kapito y'ibihumbi 100, undi ashobora gutangiza kapito y'ibihumbi 5, kandi bose bakora. Ko muri isi ntabwo Imana yaturemye twese tureshya. Igihe cyose muri isi hazahora ubusumbane. Tekereza no mwijwe ko nabwo buzahaba hari, kuko nabo buzahaba. Mpamvu ubusumbane mu ijuru buzahaba nuko bakoze neza bazahembwa ibihembo biruta iby'abandi bazahembwa. Ubwo nibwo busumbane buzaba mu ijuru. Mu ijuru hazaba ubusumbane. Ubusumbane buzabaye neza butabaye. Niyo ngo azafata, cyangwa niyo ngo azafata intama zimwe, intama zikiri iburyo, ihene zikiri ibumoso, ubwo se si ubusumbane. Ubwo si ubusumbane. Cyangwa Imana vuba muri Daniel ngo abahinduye benshi gukiranuka ngo bazaka nk'inyenyeri. None se ngo abatarahinduye benshi gukiranuka bazaka nk'iki? Ubwo ntibazaka. Ubwo si ubusumbane. Kuko hari bamwe bazabona bimwe abandi babona ibindi, nuko nyine. Evuze rero ngo igihe cyose ubusumbane buriho, Imana yemeye ko ubaho no mu ijuru uzabayo. Ntimukabwange. Ntukifuze kureshya na runaka, turareshya songesha. Tangira nkawe wowe ubwawe. Umuntu umwe yatangiza igishoro cya miliyari 5, ariko nayo n'ibihumbi 5 wabitangiza. Ufite 5 wabitangiza, utabitangiza. Ubu se nk'umuntu agiye agafata, reka mbaye nk'urugero. Ufashe nk'ibihumbi 5, ukagenda ukagura inkoko 2 z'imishwi. Wenda ubutaha uzabigarukaho. Ndagira wenda nkwe ka experience gake uburyo n'ibihumbi 5 wayatangiza. Abantu benshi aho ngaho utuye ntiwabura ahantu hato wubaka ahantu rwose hajya harari inkoko 2. Hega burya wakwemekana abana nazo n'ubu yango. Sikaje utaha. Hari ikintu twaye cyabere ni ifaranga. Ikibazo rero cy'Abanyarwanda ni kimwe. Dukunda gusa neza, umuntu agahora ari smart. Cyo kwa Abanyarwanda bakunda n'abana beza. Mugahora ari smart. Yihagazeho rwose. Ariko hari umurimo atakora bavuga ati sinabikora namisuzuguje. Ariko mu kanya hora atariko nta 500 ufite ngo ntize ngera no hepfo. Ariko aka 500. Kandi umuhaye akazi yakora. Ariko bateka sinagakora karasuzuguritse. Ako nyuma kaza atariko nta note ya 500 ufite ngo ntize ndege bisi hano hepfo. Kasanga ari smart, umuntu aba smart, akaba smart no kumufuka akaba smart. Mu bibanye yuko burya ni nko kuba kwemeka abana nazo n'ubushobozi bivuze. Aho wazubakira ikibuti n'urugero. Se mu cyane twabanaga nazo. Ariko rata ntabwo ari kubakangura kubana n'inkoko. Nuko nakubwiraga yuko n'ubundi binabaye byiza uvuga uti ndabana nazo ukwezi kumwe, nyuma y'ukwezi kumwe nzazubakira, nyuma y'amezi 5 zizanyubakira ahubwo ari zo. Ibintu ni mu mutwe. Reka nkubwire ko igishoro cy'ibihumbi 5 cyagukorera. Burya Abanyarwanda benshi babana n'ubukire, abenshi baraburara ariko badakwiye kuba baburara, cyangwa bakarya nabi badakwiye kuba bakarya nabi. Ugasanga 5,000 huko murabifashe aguzemo megabyte. Ni gigabyte imwe. Yes, ni gigabyte imwe y'igihumbi. Umuntu akayirwa kuri internet bukirishize. 5,000 akabikoresha mu minsi 3. Ariko burya ibyo 5,000 ubwo ni kuvuga n'umuntu wa nyuma umuntu w'umukene wo hasi. Ese umure mu cyiciro cya kangahera. Niba naguha urugero nkubwira ngo ushaka gutera imbere, ntutegereze ibintu kurusha ubushobozi uvuga ngo musi nabonye ibifaranga bimwe cyane nzakora business.
ahubwo muri ubushobozi buke ufite wahera aho ngaho. Icyo gihumbi se wirirwa kuri telefone, ese ubundi iyo telefone uyigurishije tubwizanye kureka tugaruke, ubundi telefone ufite yinjiza ngahe buri munsi? Iyo smartphone tuzi yinjiza ngahe? Ahubwo kwiyarya cyuko niba hari yinjiza it's okay, ako niba ahubwo ariyo ukonsoma ni ikibazo. Ariko reka turebye ibihumbi 5 uburyo wabiheraho kwanza ugakora business, kandi unyemerere tubane. Ibihumbi 5 inkoko imwe y'umushwi igura ngahe? Nugenda hirya gakeya uzayigura 2 inkoko 2, mu nkoko 3 mu 5 uzagura inkoko 3. Okay, cyangwa uzagura 2 za 2 hanyuma inkoko ntizakugora kuko mu buryo uzajya urya nta muntu urya ntasigaza. No mu byo turya hari ibyo tugenda hari ibyo dusigaza hari ibyo tudateka bisigaza nyamara bigara amatungo. Uzarya umuceri wowe ugeje mu isafuriya uzabona inkoko muri yamishwe ngahe? Nyuma y'amezi 4 inkoko izaba yateye iki? Ni urugero ni kuguha, ndimo ndaguha urugero. Nitera amagi 8 indi igatera amagi 8, ahubwo ntitwavuze ni sake wenda. Okay, ni urugero ni kuguha, ariko hari ikintu bivuye n'uvanamo. Urumva nyuma y'umwaka umwe uzaba ufite inkoko zingahe? Fata inkoko nka 20, inkoko iba ari 5,500 si 100. Ubwo niba wakoresha igishoro cyane cy'ibihumbi 5 ukabasha kumaraginga inkoko ebyiri zikavamo inkoko 20, urumva uzaba ugeze ku rwego. Hari n'ibindi ako mpamvu nere nka urugero, hari n'ibindi byinshi umuntu yakora siriko tuvuga bitewe n'uko amyenye ko ugiye gusoza. Ariko burya ikintu cya mbere nta gishoro kinini kibaho nta gitoya kibaho, buri wese biterwa n'ibyo ashaka gukora kandi bigaterwa no mu mutwe. Reka dusoze mbabwira ngo ugomba kuzirikana umunsi ku wundi yuko tukiri muri iyi si. Tugomba kubaha Imana tugakiranuka, ariko kandi tukishaka n'uburyo ibi byose ducamo tugenda twishakira ibisubizo. Kuko ugomba kwishakira ibisubizo kandi Imana igomba kuba hafi yawe. Kandi ikindi nsoze mvuga ngo intego yacu muri ntabwo ari iyi ngiyi, niyo kwabwiza ubutumwa bwiza nubwo biba byajemo. Muzirikane yuko Yesu Kristo akiri muzima, akibakunda, kandi Yesu yifuza kuva mu byaha ugakora ibyo gukiranuka, kwitandukanya n'icyaha n'igisa nacyo, ko muzima bushimisha Imana, ko muzima bwo kubaha Imana. Niyo ntego Imana igufiteho. Icyatuma Imana igusigaza ikakurira ipfu n'ibindi ni ukugira ngo ube mu buzima buyubaha n'ubuyubahisha. Aho uciye Kristo agaragare, aho ugenda Kristo agaragare. Imana igushobozemo mu izina rya Yesu. Ndagushimiye Imana igira neza kumwe n'Data twumvise. Twari turimo tuvuga uburyo umuntu wese yatera imbere. Reka ushoboze umwere Data aherere imyumvire, kandi ubushoboze ubushyikire muri byose mu izina rya Yesu. Najye nk'umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze, ndabakunda. Mwigire gukora subscribe no gukora share, like na comment. Imana nk'umugisha kandi turabakunda. Mwifuza kuvugana natwe, nimero zacu ziri aho ngaho. Ibindi Imana iduhe umugisha. Shalom.